sasa muri icyo gihe ngifite igikomere nanone cya kabiri ntewe n'urukundo nanone haje umuganga aranyomora ubu inkovu gisigaye ari inkovu ariko nayo izashira none nabona n'isura bagiti ni mwiza mbigusubiremo ngo ni mwiza nareba icyo kibogari noneho natwahuriye ahantu nkajya mwihisha nkagira gutya ngihisha kandi turi kumwe ngihisha inyuma y'abantu urukundo ruraryoha urukundo rwarandyoheye umutipe yarandyoheye ntabwo nazuyaje nta no kumubwira ngo nzabitekerezaho oyo we nubwo wenda ntazi neza ko yambabaza nambabaza zambabaze nta kibazo ntacyo bizabitwaye nzaba naramukunze cyane ndagukunda Ukamaka bizu Niza nubwo bavuga ngo ndi umukecuru ariko cyambere sindi umugabo uretse ko nje ndi n'umugabo pari raporo ye kuko amagambo cyangwa ibitekerezo mfite si nk'ibye nuwo nguwo mutabazi bavugaga yabikoreye bampore oya twahuriraga mu masengesho dusengana ariko shaho no mukubwiriza yiyemera satani na kwateje mutabazi icyaha nawe akumva ukuntu bimeze ariko umunwa nacyo ni icyaha nutamukirisha modo uzangana duye yes nta musuhuza ko bakti izi nshako z'ikigihe z'abastari so dutwiko birimo birancanga byande bya biju niyo mpamvu mvuga ngo na ketchup nawe ushobora ejo gusanga byasambutse simbizi gusa ntibizasambuke ko nge birambabaza ura biju yarambabaje ndabireba buri munsi nkavuga si umwana w'umukobwa noneho mwiza uyu mugabo amunenze iki nkavuga se hari ahantu kuri systeme wenda uriya mugabo yasanze bitagenda ahita mukatira. Here we go now. This is BigTown TV. I told you my people, aho muri hose mugomba gukanda subscribe maze nanjye mbahe uburyohe maze mbahe ibintu bindasanzwe mubibona buri munsi kuri camera zanyu za BigTown TV. Yes, uko ariko kose I go by the name Back T behind the camera ndi kumwe na sister Nina. Big up to yourself urimo kurikirana BigTown TV. Akakanya nafasha kanya keza cyane ko gutegura umwanya mwiza cyane wo guhura na sister Jenny ngira ngo muramuzi uyu Jenny ndi kuvuga ni wa wundi uyu nguyu murimo kubona Jenny ni wa wundi yakundanaga na Promise love yari yabaye moto pa byavuzwe byinshi cyane ngo Jenny ngo no umukecuru akundana n'umugende ukiri muto bivugwa byinshi cyane noneho biza kugera ahantu urabona ibintu by'urukundo ngiye byarancanze reka nihagurukire kwanza mu gihe ndimo gusatira Jenny ibintu by'urukundo byarancanze abantu batangira bagakundana neza urukundo ni moto maze bikagera ahantu ngo byarangiye I don't know man reka ngujyane hano hantu Jenny nguyu hano Jane yes. Hello man how are you? I'm good. Ndakubona umeze fresh. Me Poa kabisa. Yego. Uko fresh? Niko fresh. Nakubona. Urasa neza wambaye neza. C'est vrai. Nakoze. Ugira ngo nagakobwa k'imyaka 15. Nibiri hubwo. Tutishubirije. Nibiri kabisa. Meze gute ibanga rya fresher ni iri? Bure hari impamvu. Iyo witaweho. Ukaba nta stress umera neza usa neza urabyibuha mfite amakuru agenda gute ngo ufite umusheri mushasha urukundo ngo ni moto oyakuye ko ntayo kwibwisha yamereza ayo makuru byarasakaye se nayo nabyumvishe ubyumva nyende ndabikubwira mu kanya ako ntago byaba ari bibi ntago byagushimisha biranshimisha ahubwo narishimye ndavuga ngo ni fresh se waguma uri wenyine nta nkweto ibura Iyayo kabisa so bimeze gute bimeze neza okay uheruka gukora sport yego izihe sport Jenny ejo bundi nandi kumwe na sheri wanjye nyine sumva arazinkoresha nyine nawe urazumva sport iyo umuntu ari kumwe n'umukunzi we akora sport zitandukanye ushatse kuvuga ngo twakoze sport cyangwa mukora sport buri munsi oya nago okay Jenny ukora sport buri munsi uri kumwe n'umukunzi wawe ni hafi ya buri munsi ariko si buri munsi sport zirakorwa zitandukanye number 1 sport mukunze gukora
ukumva nawe yakuryoheye cyane ashobora kumpeka nayo ni siporo ehe akanterura ehe nayo ni siporo Aha. akankoresha pompage wenda ukuntu yehe nayo ni siporo siyumva se ibyo ngibyo so iyo uri gukora siporo umubiri wawe bimeze gute mba numva nabaye supre ukuntu Supre ukuntu. ntakiri mekanike ehe ishani fresh kabisa ebana Jane basi tugende ndashaka kujyana ahantu tujye kwicara tuganire ni byinshi byo kuganira nawe okay promise muraherukana uramugaruye banze wicare kwanza okay jya uvuga x ariko ntongere gukoresha iryo zina wenda avuga x kuko dear byose imyakana hicara hariya Jane turimo kuvugana ku bijyanye n'umu x x wawe iyo wumvishe x ni iki kiza mu mutwe wawe vuba vuba igita kiza numva nyine umuntu expired cyangwa se umuntu wacyuye igihe warangije garanti ariko mwarakundanye yego ntabwo nabihakana mwarasomanye byose se winsuhuzanya isanzwe nk'iyo wasuhuza gusa wese nagusoma kwitama ni ibintu bisanzwe ni akahe kantu ujya umwibukira ukavuga ngo ariko sha aba ex hari utuntu twiza nabo bajya bakora ibintu byose ntabwo biba expired akantu keza ibana yaragushimishije ukavuga ngo ntago nzongera nta n'umunsi n'umwe nzibagirwa ni keya yajyaga mpa cyane cyane yo ku magambo akambwira amagambo meza numvaga nari nkeneye muri icyo gihe yego yarabonye undi mukunzi se iwe sinjya nshaka kumenya ibye menya ibyanjye nawe akamenya ibye ntabwo mwinjirira mu buzima okay mu kanya gatoya ndashaka ariko reka tubijyemo nona jyane numvishe ngo ufite umushyeri mushyashya kandi nawe wahise ubigemera yego wahise wemera ko ufite umukunzi mushya ibi ngibi reka tubitangirireho okay inyuma yo gutandukana na Promise wavuze x koko na x inyuma yo gutandukana byese bigenda gute muri iyo minsi ntabwo byari byoroshye urumva ko byakomerekeje umutima wanjye hamwe n'amagambo yavugwaga mbere tugikundana ababyishimiye abari abanzi bacu icyo gihe barabyishimiye noneho mbese amagambo nagiye numva hanze azize ibi buriya amuhoye nyine ko icyo yamubuzeho hari icyo yamushakagaho yarakibonye none aragiye ibyo bintu byarambabaje cyane ko ibyo bavugaga wenda yanshakagaho yaba yarabonye ntabyo yabonye ukeka ko ari ibiki yagushakagaho cyangwa ibyo abantu bavugaga abantu bavugaga ko anzi kuvuga ngo anzi uri umuntu mukuru hari uburyo umenya umuntu wese wenda nta n'impamvu yo kubihisha abenshi bari bazi ko naba nararyamanye na Promise nako na x ariko siko byari byarabaye imbere y'Imana mwakundanye igihe kingana twakundanye umwaka n'ukwezi hafi amezi 2 ariko ntabwo byabayeho ari nacyo kintu cya mbere shimira Imana yego urabeshya ntabwo mbeshya umwaka wose kubera iki bitabaho se habayeho uburinzi bw'Imana ntabwo habayeho ubwanjye kuko nanjye naramukundaga kandi nari mfite umubiri muzima ukora nawe ankunda kandi nawe afite umubiri muzima ariko habayeho hari Imana yo yabonaga imbere yacu ko bizaba bimeze indinda ko tuzatandukana nzi ngira ngo n'ubu ngubu hari bishobora kuba byaramuteye shoke ariko sinzi niba twavuga ibindi yarambwiye ngo ariko yigeze kuza iwawe akaharara kenshi kandi na nubwo ari rimwe kabiri gatatu ibyo narabivuze bihagije ndumva ntagishaka kuvuga kuri x ahubwo twigire ku bindi ibiganiro bihari ni byinshi wenda wambaza sawa wamaze igihe kingana gute udafite umukunzi mbere yuko uhura n'uyu nguyu muri kumwe ubu ngubu twatandukanye mu kwa 8 ku mwaka washize mu kwa 12 haza umutipe bati ni mwe za ni mwe za mbese bivuze ngo burya iyo ufite isezerano ry'Imana habanza kuza pirate bari kumva pirate ziraza zikisukiranya uretse ko njye nagize amahirwe hakaza pirate imwe nahise mbona umukunzi navuga ngo niwe Imana yangeneye ahari
Okay, hari abantu baza kubikomantinga bakavuga ngo na promise of babara kukamuza kugakata na ex wawe nawe ne kwavugaga ko wari Imana yari yaraguhaye ndabizi neza ko bizavugwa ariko kwibeshya bibaho n'igihe uri mu bikomere bikiri bibisi ushobora kwibeshya ko wabonye igisubizo cy'ibikomere ahubwo kikaza ari igikomere cya kabiri kije kukujomba mu gikomere. Ubwo icyo bisobanura ndabyumva ariko nyuma y'ibyo bikomere habaho iyo inkovu iri mbere yuko inkovu ikira haza komoka kw'igikomere. Umuganga buryo iyo akudiresinga niko babyitarya abagira ngo bya gikomere kizabanze gihonge nikimara guhonga cyume. Sasa muri icyo gihe ngifite igikomere nanone cya kabiri ntewe n'urukundo nanone haje umuganga. Umuganga araza aromora aranyomora cya gikomere kiromoka ubu inkovu gisigaye ari inkovu ariko nayo izashira. Niko mbyumva ni nako mbibona. Yagusigiye inkovu yasigiye igikomere haboneka umuntu wamora igikomere ariwe mukunzi wanjye asigara inkovu nivuga ngo uragira ngo ni ririya yajyaga nyita uriya mu ex oya yitwa n'ubundi kandi izina rye ni sasa uyu mukunzi wawe mwahuriye hehe? Aho umukunzi wanjye mwatangiye gukundana gute? Sinanaguhisha niyo mpamvu ngukunda. Umukunzi wanjye yamenyeye kuri BigTown. Noneho aza ari umufana nk'abandi bose. Urabona na muri babandi bajyaga bantuka nabo bararengaga bakaza bakanyaprocinga. Kumbi barimo baragira ngo barebe ubwonko bwanjye ko bukora. Barabona urukundo mfite ngo rwinshi hari ngo rwasagutse bamwe baravugaga ngo mfite full tanka. Babona urwo ndi guta ko nararutaye bagiti. Nataye urukundo rwanjye ngiye bitari ngombwa. Babonye ndi kuruta hari abakantuka mu comment ariko inbox bakaza. None nanjye bamwe nza kubamenya ko ari babandi bantuka hariya. Umva ndabashitinga bye. Ndababwira umva nta mwanya mfite. Namwe muri nka runaka. Bamwe bakagenda. Noneho shiri wanjye araza azambwira ati ndagukunda. Urakoze kunkunda nanjye nkunda abafana banje mbese nihagararaho. Nukuri ugira urukundo rwiza. Icyo gihe yari shiri wawe? Oya yari nk'umufana. Yarazaga nk'umufana. Yaje nk'umufana mukuye kuri BigTown. Sinamuha umwanya. Rimwe akajya anyohereza udufoto twe nkayareba nkumva nta kintu ambwiye ayo mafoto. Nkumva ni nk'ay'abandi bose banyoherereza. Ndangije nabwo amafoto nayabonye ngo yabonye ute? Nayabonye nyine nta mafoto hari ahatandukaniye n'ayandi. Ejo nkabona ifotoje kandi gafoto afasha gafoto kanyene nakize kari mu biganiro kagenda afata ikiganiro akagikuramo amafoto nkabona yakoza gafoto ke nakanje nkabona arabinyoherereje nkabona nditse amagambo ariko nkumva ntago biri bumfateho. Nkumva nawe arimo arangerageza umutima. Finally uko agenda amamagara uko agenda mvugisha ati jewe ntago ndi kugukunda urukundo nka ruriya ndashaka ko nzajya nkuganiriza nkajya mubwira uri muganga se ngo nkagukorera counseling ngira ngo ni umudokiteri ariko nundi nasanze ari dokiteri yaramvuye. None waje kwebera gute zaje kugufata gute? Injuga iz'urukundo anarimbaje ugiye kubyita injuga. Oya ntago ari injuga iz'urukundo nawe kayisimbuka. Nyine yakomeje kumvugisha akajya nkabona message ariko nanone nkavuga ni nka prototype nawe yajya gukoresha message akahamagara kenshi ndavuga ntuye mutipe yumvise ibyo giti mu jisho yankoreraga none nawe nibyo ashaka kunkorera. Kireka naza afite akantu gahinduye ku byuriya yankoreye nibwo byibuze namwiyumvamo. Araza arambwira ati ndagukunda ariko singukunda urukundo rusanzwe. Urukundo rudasanzwe ni uruhe? Nkamushitinga byahatari nacyo kintu kijya kimbabaza. Amahirwe ngira nuko atajya nyurira ukuntu namushitingaga. Kambwira ati nukuri ndagukunda kandi singukunda urukundo rw'ibirara cyangwa se rw'uburaya. Nkavuga ni nuriya kuko azi ko twatandukanye tutaryamanye aragira ngo ataza na wenda bya bindi by'abasore b'iki gihe urabona hari gikunda n'umusore w'iki gihe agahita akubwira
harya mu rukundo ukunda iki ukunda izihe keya akakubaza ibyo bintu wajya gusaba umuntu ngo nkunde kayezi nizi ngo nazishaka azihingemo aziguharebe kuzakira abandi bati harya yo byamye n'umutipe mukundana mukunda mubigenza gute poster n'ibyo iyo umuntu abinyandike mba numva nahise seme we ntiyabikoze ahubwo yanyurazaga udutima nkabona muri telefone agatima karimo kagira gutya nana gato ngenda numva ndimo ndomoka igikomere none nabona n'isura bagiti ni mwiza mbigusubiremo ngo ni mwiza nareba icyo kibogari noneho sore w'ibigango wa mugani wa mutipeti numva mwiza muremure atari vupi bijeya atari kandi urabona iyo umudamu afite small size ashaka big size nawe urabyumva bagiti noneho tuza guhura duhurira ahantu yero umusore wihagaze pana bwa mbere yewe kumubona twahuriye ahantu kajya mwihisha nkigira gutya ngihisha kandi turi kumwe ngihisha inyuma y'abantu urukundo ruraryoha pati urukundo rwarandyoheye umutipe yarandyoheye umunsi wa mbere ubwo uraza kwandika title ngo yarandyoheye ndabaza abanyamakuru umunsi wa mbere ati duhurira turanyira twicara nkaho kuri iyi hoteli turi noneho ndazenguruka intebe arahaguruka aransuhuza muzenguruka inyuma aticara hano kwicara birananira nkajya muzenguruka inyuma nkamwihisha inyuma sha ndayibaza nako uri kubyumva aticara hano nje nyuma ye nkamwihisha yandeba gutya nkihisha nkaza romance mwiteye ubwo nza noneho kwicara ndavuga nti sinari bubone ko ndi umuturage ariko ubwo ni rwa rukundo rurimo ruranzamuka rubira gake ndangije ndicara ngurira fanta dufata icyo kurya lunch icyo gihe ari mu masaa 6 turarya arambwira ati najya nkubwire ko gukunda ntabwo nazuyaje nta no kumubwira ngo nzabitekerezaho nahise numva ikintu gisa naho gihanaguye bwa bwonko bwanjye bwari bwararindagiye birahanagurika mpita mubwira nti yes nanjye ndagukunze wambaza ngo namukundiye iki wamukundiye iki ntabwo n'umuntu muri ufite ukuri kandi buryo umuntu ufite ukuri sigaye mbare babati sigende umuntu ufite ukuri w'umusore ngahita mbimenya ko afite ukuri cyangwa atagufite comment zavuga ngo nta ureba mu mitima y'abantu yego nibyo ariko nta kibazo oyo we nubwo wenda ntazi neza ko yambabaza nambabaza zambabaze nta kibazo ntacyo bizabitwaye nzaba naramukunze cyane aha ngaho urukundo ritarutangira rutangira gutyo uyu se mumaranye igihe kingana gute iwe twakundagiye guhera mu kwezi kwa mbere yego tumaranye amezi agiye kuba 8 we yaraje kurara iwawe ariko aho kuki mwumva ko umuntu ugukunze ahita arari iwawe waje arari wanjye wagiwe sindarariwe ariko yaransuye naramusuye ariko nta waraye wundi yego we ariko bya bindi bari bahakanye ngo mwamaze imyaka ingahe nanuza mukundana kutigeze mukora we ngo mwana bikoze ntabwo twabikoze harabura iki harabura sikwamamagariye mu kiganiro koko ninde bagitse mwitabe mu kiganiro ninde Nendo so erekana no my husband erekana neza no kuri kamera my husband itaba vuba allo shira kuri loud wisho meze neza vuga cyane nago nkumva ngo muri ya gahunda nago ndayivamo ariko nahise njya kwa bagiti nindi mu kiganiro kwa bagiti amasaha Wana ngutegereza kweje. Sheri hangane gato yangiye gusaza ikiganiro. Turahita tugenda, sibyo? None tuba cyabo cyarimo. Nibwo tukigitangira sheri. Kibazo no kuza. Imaze kwitegura. Nyine nta kibazo ihangane. So sanzwe wihangana se. Ihangane ntabwo turakererwa turabura iminota 30. Okay, naje nagutegereza ntabe. Sawa, urakoze kwihangana. Sawa. Ndagukunda. Kama kabizu. I love you. Kugira gute? Ntabwo mbashaka ibintu bya ntuzo mbiga urimo. Koko.
wimbwira ngo ntabwo ubishaka bataza uzwi uri speaker barakumva nyine ibihese oya mubeshye katari nakubeshya gasheri nakubeshyaga ndemeye Mbeswe niki ndemeye urukundo rurahari ko rurahari nukuri uyu niwe musheri wawe mushasha nzamukwereka ntugire ikibazo ndashaka n'abakunzi banjye bo kuri BigTown nzabereka n'abakunzi bo kuri Jenny Show nzabereka umukunzi wanjye gusa abakunzi banjye mu biganiro byagiye bitambuka byo kuri X bagiye bambuza kujya ngaragaza umukunzi wanjye ku social media bavuga ko ariho no gutandukana kwanjye n'uwa mbere byaturutse ko aruko nagiye mugaragaza ariko nsezeranije abakunzi ba BigTown ko nzamubereka basi rimwe nkwereka abakunzi ba Jenny Show ariyo channel yanjye ngira ngo uraza kumpiningira barebe ibiganiro byanjye nabo nzamubereka rimwe yitwa nde yitwa Bertra niyo mpamvu navuze ngo B niyo nshaka kurihina mwita B nkamwita Sheri nkamwita Hani mwita my husband amazina yose ndayamwita ariko yitwa Shami Bertra kuri phone nabonye handitswe my husband yes it's my husband sasa husband bisaba kujya mu rukiko bisaba kujya imbere y'amategeko kujya imbere y'ababyeyi inshuti n'ibiki byose mukatwereka tukabyemeza ko ari husband njyewe nabanje kubyiyaturira kandi cyo watuje akanwa kawe kibacyo akanwa kararema naremye umugabo wanjye umwizera gute ko ataza kukubeshya nka ex nta kibazo nambeshya nta kibazo nzabyakira kandi nta kibazo kuko nzaba naramukunze no mu gihe cye azaba yaramaze umubabaro ndabize neza ko ntago bizaba ariko Jenny iyo ugiye gukundana n'umuntu nizihe nzira ucamo kugira ngo wemeze neza ko uyu nguyu n'uwanjye uyu nguyu ndamwemera cyangwa tu ni just iyo wakunze uba wakunze ibindi biza nyuma reka nkubwire ibyo ngibyo wanakwibeshya ugiye kuvuga ngo ikimbwira ko ankunda koko niki ntawe ureba mu mitima y'abantu ko nuriya navugaga ko ankunda kandi yanyerekaga udutendo twinshi nkabona ko wenda nkunda ariko siko byari biri iki gihe rero jewe ndakira mu mutima wanjye ndakira gusa ibikorwa agenda akora n'uburyo amfata n'icyubahirama kinyereka urukundo ko kankunda niba umuntu adahise ambwira ngo turyamane dukora ibi nemera ko ankunda urukundo wenda rufite future ariko yambwiye ngo duhurira aha turyamane bitanguca sebeye sasa iyo mwavuganye kuri phone nka kuriya akagenda atagukubisa akabizu nk'ukuntu bamubwiye ngo birarangira gutyo ntabwo bikunze kubaho ntabwo bikunze kubaho nk'ubu nibwo byari bigiye kubaho ariko wumvise ko nanjye nyine bihise binkora ahantu bigaragare ngo byambabaza n'ubu impamvu bitari bibaye ngira ngo nuko namubabaje kubera ko twari dufitanye gahunda yo gusohoka hanyuma ndamukerereza buriya yaragiye nyine yatakamaye kugira ngo anyereke ko yababaye ariko nanjye mbese mugarura ndamwibutsa ariko arabikoze so ni ngombwa kabisa ni itegeko atari sana kuko arabizi ko ngakunda yes ko ashobora kuba akazi cyane nta mikino agira ntabwo ari ukutagira imikino ahubwo nyine ni kwa kwihagararaho kw'abagabo kandi ndabimwubahira agomba kwihagararaho ubundi ntabwo umugabo agomba kumenyerwa n'umugore da ntabwo agira amahane ntabwo agira amahane gusa iyo nkoze akantu katari keza anyereka reaction ko katamunejeje ntabwo agahisha ngo asigirize buryo umuntu usigiriza ni mubi ariko arambwira Sheri ntabwo nishimiye ikintu ukoze ngahita mubwira mbabarira so Jenny mufite izihe plan mu rukundo rwanyu plan hamwe n'Imana ibidufashijemo twumva natwe tuzahindura izina akitwa umugabo wa Jenny nanjye nkitwa umugore wa Bertra atari sana tukabyara abana ko Imana izabaduha amina yes asante sana Jenny mu gihe turimo gukomeza n'iki kiganiro Jenny ndifuza kubonana na Bertra bifuza kubonana nawe yes ndabimubwira cyangwa ndaguha nambaye ubimwibarize
kuko ntabwo navuga ngo bizakunda atabyemeye ushobora kutabinyemerera ariko n'ibyanga nzabagwa gituma bagiti noneho nakuraho ikibuye uribuka kubita ikibuye ubushize ubyibuka nari nkwisha wari unyishe uzongera ese kutaraza kureba ukuntu yanzu yabaye inzu imeze gute kwazireka yewe mana yanjye we umva harakabaho leta y'ubumwe harakabaho ubuyobozi harakabaho excellence barayubatse kwa kundi yari imeze ngira ngo video uracyayifite uhageze wabona hatariho reka kuri nuza kuri editing baze gushyiraho video ya Jane inzu ye yasenyaguritse bijya hatari uzagaruka ureba ariko nuko imeze nabwo uzabibereke babibone ntabwo ari nka kwa kundi uzishima urabeshya hariho amarangi harimo plafo harimo sima ibintu byabaye munani ubu bimeze neza nanjye ndaryama umwuka wera nkumva arimo aramanuka kabisa promesse ya mifuka ya sima yakubwiye yafite ikizigo habe nanchko yara promise kuzana imifuka ya sima nyine yagira ngo abakunzi bamukunde kandi wabonye ko abenshi bavuze ngo disi ngo nawe ngo yemeye n'inkunga ntago nagiye no kumukiza ariko ashaka ko yarabuze ubushobozi kandi ntitubigaruka ntago ushaka kumuvuga so hari abandi bantu bagufashije yego barahari n'ubuyobozi ahanini barakubakira neza yego barabikoze nice kabisa urwego rw'abagore guhera ku mudugudu kugeza ku rwego rw'umujyi ndabashimira nibo nzagusura kabisa rero kubera iki se washatse kuntera amabuye cyo gihe ndabyibuka oya warunguye gituma utabimbwiye noneho inzu yasenyutse nteza bisi wari ugiye kunteza bisi oya ntabwo ari kuguteza sinagukora ubuvugizi gahunda zigenda neza warabukoze kandi nukuri hari icyo byatanze yego nabonyemo inshuti ziramfasha abayobozi baramfashije mu bintu ubu inzu imeze neza sheri nawe araza akavuga ngo kabisa naje nawe yabigizemo uruhare nawe yaramfashije icyo gihe yego nawe yagizemo uruhare muri contribution kutamutweretse iki gihe nari ngize ngo ntago wari uruhare yaje inyuma yuko umuntu ntungura kwa cyagiye yarabimenye ko yarabimenye yashyizeho umusanzu nice kabisa yes Jen so hari umugabo numvaga uri kuvuga ngo yagutesheje umutwe igihe gishize witwa Mutabazi njyewe ntesha umutwe yatesheje umutwe umugabo mugenzi wanjye ntabwo yantesha umutwe ugese yankureye kugira ngo nteshe umutwe hano kugihana ntaye nantinyuka nanjye ubwanjye arantinyuka ngo mu nzu y'amasengesho ndusha gusenga se yego uriya namutanze kumenya Imana kandi n'Imana nzi ntabwo ayizi mufitanye iki kibazo na Mutabazi nta kibazo no kuri yo kabyara gaheka nta kibazo mfitanye nawe nta nicyo nzagirana nawe cyambere si ndi umugabo uretse ko nje ndi n'umugabo pari raporo ye kuko amagambo cyangwa ibitekerezo mfite si nk'ibye ariko si ntago ndi mugenzi we kwa kubera iki umutima afite si wo mfite kubera iki kubera ko niba umuntu yishimira ibyago bya mugenzi we njyewe nkaba mbabazwa n'ibyago bya mugenzi wanjye yewe nkaba nagira icyo nakora kugira ngo mugenzi wanjye ave muri cya kibazo yaba ari ukumusengera cyangwa se kumufasha mu bifatika we akaba yafata ahubwo agafata intosho y'ibuye akagereka ku muntu warambaraye akamugerekaho intosho z'amabuye uwo ni umukozi w'Imana kisi ko ari amatitire biha ninde we ngo yakora ibyo n'uwo nguwo Mutabazi wavugaga yabikoreye nde yabikoreye bampora iki nabampora iki kuko buramuhora iki kuko wamuga izina ryo muntu akuba data buriya guhora iki Mutabazi yamushyize hasi gusa rero nta nubwo nagishaka kuvuga kuri Mutabazi nawe nsigaye yarabaye nk'inkuru ya mutipe twavugaga mbere Mutabazi nta kintu gifite cyo kumuvugaho narabivuze nawe mwarakunda yaba ex nawe oya twahuriraga mu masengesho dusengana ariko shaho no mukubwiriza yiyemera ukura kwiyemera no mu nzu y'Imana ariyemera umuntu utiyoroshya mu nzu y'Imana ngo Imana ibe hejuru ubwo wowe ashaka kwishyira hejuru y'Imana Imana ikajya hasi nta Mutabazi bwe ese icyakubabaje kuri bampora iki ni ikihe umva ni ukuri yakoze amakosa simushyigikiye ko wenda yariye indonyi ariko ntawe utagwa muri kiriya cyaha akose bagiti ubu ngewe wanyereka ibifaranga hano koko oya ntabwo nge nabikora ariko ushobora gucikwa nanjye nshobora kuyapekenya ntayafata ariko ntabwo nayafata kuko namenye ko ari icyaha
ariko niba icyaha cyabayeho umuntu ari umukozi w'Imana biravuga ngo umugaruzi neza mubwira uti warakosheje Imana ikubabarire cyane ko yanasabye imbabazi Imana ikubabarire n'abantu tukubabarire ariko wenda ubihanirwe yego ariko kimwe nuko imbabazi zibaho imbabazi se zibera hiki zibera aho wakosheje ntago rero bagti ubu ngubu ugize usanze wenda tuvuge nagiye kwiba mu isoko abana banje bari bishwe n'inzara uretse ko bitabaho ariko bibayeho bagti waza bari gukubita jeni hari mu isoko nawe wahonda cyangwa wavuga uti yari yabibye iki bitwaye angahe akira bishyura ariko ni mu mureke izo mu mukubise zirahagije waza ukavuga uti ni mu mwice ufite ubumuntu ariko idafite ubumuntu uravuga ngo nibigenda gutya rebo kurikirana mu bambe ego tumewe koko ariko buriya nuko namuhaye kugeza mu kwa munani ariko mana satani nakwateje mutabazi icyaha nawe akumva ukuntu bimeze ariko umunwa nacyo ni icyaha nutamukirisha modo uzangana umunwa afite umunwa yakoze umunwa nk'uw'abagore ariko naramucecekesheje kuko ataransubiza hari umucuti wanjye wibugesereje wundi yarambwiye ati wambwiriye mutabazi ati mutabazi ndamwanga we ati waramubwiye ati kuva wavuga hahana kivuga wa munwa niyo ugabanije uracyamubona kuri 3D ntaha kivuga niba baramukatiye bari banza nawe hari bari baramurokirisa ariko ngo agiye avuga ahakorera umuntu ariko basanze yari baramuciye sebeya nako Nyabarongo bamuciye amazi nta kiboneye cyo kuvuga naramucecekesheje burya jeni ndakazi naracecekesheje umuntu ngori ufite umuntu wakuriye nanjye naramucecekesheje no kuri kw'Imana niba ntaramucecekesheje azaza nsubise ntacyo yabona avuga ko ibyo mvuga byose ndamuzi A-Z ndamuzi mu nzu y'Imana arimo yiyemera arimo motore ituro ry'umukozi w'Imana umukozi w'Imana yaje kubwiriza agomba kubona amazi agomba kubona transport narabivuze ishati hano yari yarahindutse akajya ahindura ikora ubu asigaye yambara udusuti kubera ubwesikoro n'imitwe agenda akajya hanze akabapfunyikira akakangata agatonoma bakamuhereza yarangiza nibyo nta n'ibindi mfite byo kumuvugaho nta nubwo ngishaka no kumuvugaho ibintu bitatu bikujena kuri mutabazi cya mbere ibintu bitatu agira urwango rubi kandi buriya ise ni satani kuko umwana wa satani nta rukundo ateze kutugirira aratwanga nawe rero agira urwango yanga nde buriya si bampora iki gusa yanga nanjye aranyanga n'abandi nabo tutazi arabanga aranyanga ariko anyangira ko mubwiza ukuri nzamubwiza ukuri mpaka nta kintu azankora cya kabiri n'umwesikoro nta kantu kigize gutrendinga abwira abantu ngo nibagende bagurisha amasambu bamuzanire ngo umukozi w'Imana ngo genda ugurisha agasambu kawe Nyamata ni Nyamata kandi ntazi ko Nyamata ari iwacu genda ugurisha agasambu kawe Nyamata usane imbere umukozi w'Imana aryabeho aka gatatu ngo ngiye mfite amafaranga ngo mfata ibihumbi ngo niba ari bingahe sinibuka umubare nkajya muri hoteli ngo tukarya bararya wasanga nta n'ibyo akora n'umwiyemezi arirarira nibyo bitatu n'icumi byaboneka ariko reka mvuge ibyo bitatu nta n'ibintu byinshi ushaka kumuvuga message noneho ushaka message namo mutaba ubundi wakijijwe ko nta gakiza ufite ese nibuka umuntu ujya asida akavuga nta gakiza ufite kiza none nawe mutaba nta gakiza ufite ahubwo kiza kuko Yesu araje Yesu nagusanga muri urwo rwango ntago uzajya mu ijuru na satani ntazanakwemera uzabona ijuru ntuzajya mu muri burazajya umuriro uzawujyamo ariko ijuru ryo ntaryo uzajyamo do sijure gushyiramo ariko umunwa wawe n'urwango ufite ntabwo bizakujyana mu ijuru cyabo gufisha uti yanjye ubaha buri muntu ufasha buri muntu babazwa n'ibyago bya mugenzi wawe nibwo uzabukiranutse fasha abababaye se ko ntarabona ako nikiza ko nafashije abantu banza n'abantu yari yaherekeje yagiye afata byibuze akajya mu bitaro akajya gusura abarwayi akajya mu mudugudu wahavuka akajya gufasha abakene aho ngaho ko ariho uzagororerwa ariko ukareka umunwa udafite icyo umaze nebwo butumwa muhaye muhuye byagenda gute duhuye yes nta musuhuza uretse ko atansuhuza ndabizi ko atansuhuza niba azansuhuza uzamutumire untumire urebe ko yemera nzakwemera uzamuzana mutabazi
ariko nta handi nakwemerera uretse kuri BigTown uzamushakire umuze nawe turebe niyemera nzakugura cya gifanta kinini nakazemera kubera iki ataza kubyemera kuko mubwiza ukuri muha ikinyarwanda nkamuha ikibonezamvugo ariko azemere mubwiza ukuri tugororane tugosorane nanjye ambwire niba ndi umunyamafuti ambwire mu kiganiro ati nawe Jane rero nkoreye amafuti waranyendagaje uvuga ukuri kwanjye kose hanze nzakuvuga nuko naravuga nzakuvuga ketchup yakoze ubukwe warabonye inde ketchup ubukwe bw'abastari b'iki gihe suko sinza bakte nturakona nyendo mustari asubiri kuki utajya unkina mu bastari nanjye ndi umustari ndi umustari bakte cyahano ngo dore Jane ukabona barikanze nanjye ndatambuka ngwino mfite abakunzi ntabwo mbyirata ko ndi umustari ariko mfite abakunzi bamaze kumenya mfite izina nanditse ku bakunzi banjye ndabakunda kandi yakoze ubukwe ariko se byibuze bwo buzarama byibuze bazamara n'umwaka ngo babyare n'akana kamwe byibuze mana ndamwifuriza kubaka n'ukuri agaheka akaramba mu rugo rwe ariko batangiye kumutera imijugujugu bamwe batangiye kubibona ariko bakti izi nshako z'iki gihe z'abastari so dutwiko kubera iki nje ndimo ndabona rudutwiko umwe ni biju arya ni biju bura yari yakoze ubukwe bwa nyabwo cyangwa kara gatwiko sinabona bambariye n'agatimba ibyo se bivuze iki nanjye na promesse yo tutaza kuba byaririyo abantu benshi bajyaga bavuga bati niba ari agatwiko nimugende mushake kanzu muyambare twatwara bikoze nje mba narabonye n'intwererano baba barankoreye n'ubwo bukwe bwa nanjye nari gutwerera wawe ariko n'imodoka yawe niyo nari kugenda ariko ufite imodoka y'igisimba urumva ntabwo ubukwe bwabo burimo buremye sinzi niba ari agatwiko sinzi niba mbese byancanze ngewe wampa nkihurira n'umwe sibundi wazampuje n'umwe nkamwibariza uko byagenze ngumva ko abyinyima ese kubera ukirimo kumutega iminsi ntabwo nyimutega di ni ukuri ko Imana azabyare nabivuze gusa impamvu mbivuze ni uko nabonye mugenzi we byarasenyutse nabwo sinjizera niba byarasenyutse cyangwa byari binahari birimo birancanga byande bya biju niyo mpamvu mvuga ngo na ketchup nawe ashobora ejo gusanga byasambutse simbizi gusa ntibizasambuke ko njye birambabaza buriya biju yarambabaje ndabireba buri munsi nkavuga si umwana w'umukobwa nko mwiza uyu mugabo amunenze iki kavuga se hari ahantu kuri systeme wenda uriya mugabo yasanze bitagenda ahita mukatira bajye baza mbahanura ariko ubundi babwira uburyo abagabo babo bazajya babakunda nuko sheri wanjye twitonda dukishijwe yahita kwa igabiza ese ntakaye karirimbo Jane akunda Jane njyewe hari akaririmbo sheri wanjye yamimbiye ariko nza amagambo akagize ariko ijwi ntago sinarimenya yifite ijwi rye ryihari wanaririmba nka wundi dore imbogo oya nibyo nirinze nanjye naza akataja trending ngo dore reka ntacyo bitwaye oya ndakubwira amagambo arimo iyo ndirimbo nafashe karofre aho ndirimbira avuga ngo mukunzi wanjye uri mwiza uruwo nategereje iminsi myinshi mu busore bwanjye nifuza ko ari wowe buzarangiriraho bivuze ngo ubusore bwe buzarangira yitwa umugabo arongera aravuga ngo unezeza umutima wanjye do please kurenza ndagukunda rubavu rwanjye ndagukunda mwiza wanjye niyo karirimbe basi gatwetso oya gerageza neza niririmbire basi kamwe cyo kuririmba neza tu aya nanjye ntaza kurasa imbogo oya bakti nzakurimbira ubutaha turi kumwe nanjye zamuririmbira mubizi ko nanzi kuririmba zamuririmbira aho ngaho ariko mana ndamuhiga tu ni mubura nzabagwa gitumo kandi ndabizi uzitujya he uzidukunda kujya he uzidukunda kujya yaha simbizi kandi nkumbuye gitumo ndayikumbuye sawa rero tegereza uzaza kuntera amatafari turi nka cyagiye oya ndagunda gutera amatafari icyo gihe ndi kumwe n'umukunzi wanjye ahubwo nagutera utuntu tw'udutima twisi twatunde tugenda gutya nkwereka ko ndi mu rukundo amasoni yarashize yandi wa munsi wa mbere ukuntu watubwiye ngo ukuntu azengurukaga ahantu hose ukabura ukuntu wifata ndi proud ubu muri kumwe na y'umukunzi ye baba we ndi proud y'umukunzi wanjye nta soni nagira ubwiza bwa Jane ni iki ubwiza bwa Jane afite ubwiza bwihariye ntabwo najya muri detaye ndi mwiza
Okay. Uri mwiza nanjye ndabyemera. Ariko sasa iyo urimo mwiza nubwo bavuga ngo ndi umukecuru ariko ndi mwiza. Okay, sindi umwana. Yeah. Sindi umukecuru Yes. ahubwo ndi mukuru. Ehe. Mukuru mu bitekerezo, Yeah. mukuru mu myaka kuko umwana mutoya akora ibyo atazi, Yeah. nkora ibyo nzi, Ehe. ndi mukuru. Yeah. Ubu bazongera bavuga ngo iyi ngo asubiye mu rukundo nanone ngo ariko rero yarasaze ndamaze ndurimo kuko ndarufite urukundo ntirugira imyaka Yeah. kandi mpfa kuba umukunzi wanjye ankunda ibindi I don't care ibivugwa ntacyo bimbwiye Egabiza. ngiye nzaguma mu rukundo rwanjye ndufiringe n'umukunzi wanjye. Ejo bundi narasuye musaza w'imyaka 80 na warongoye kana kakiri gato barabyaye. Wow, Warabibonye? nta Umwe w'amasunzu. yo babyaye iki agakobwa gawe Agahungu. yari ndimo ndasaba Imana ngo nzahite mbyara agakobwa n'umusheri wanjye. Uragashaka. Mbasubireyo nta mawe nzahita mbyara nanjye. Imyaka ya menopause ntabwo iragera. Umva ndacyafite nka 10 n'ingana 15. n'itandatu hundi kongera hundi ahubwo ishobora no kuba 20. Burya biterwa n'imiterere y'umuntu kandi biterwa n'igihe umuntu aba yaragiriye mu mihango. Okay. Ngo ariko abasaza ngo ibana barabyara mpaka abagabo barabyara ariko abadamu bagera igihe. Musaza yarashimishije cyane naragiye kumusura ejo bundi ndishima cyane. Wow. So Jenny yirebye ku kirahuri mu mubiri wawe nehe ukunda cyane? Ndikunda hose. Ariko cyane cyane nkunda amaguru yanjye. Amaguru yawe ndayakunda. Amaguru yawe urayakunda? Nkunda na face yanjye rega ndi mwiza bagiti. Uri mwiza pe. Uri mwiza pe. Ese iyo ushaka guslayinga ukunda gukora iki? Harya bura nkunda gukora icyo nslayingara. Nkurikira ndizunguza. Ndizunguza. Nkumva. Uheruka guslayinga? Iyo ndi kumwe n'umukunzi wanjye turimo tugendana nawe arabizi nkunda kumukorera utuntu atibagirwa. Iyo tugendana gutya mu nzira ngenda mwitambika akikuri ko wagiye nkajya nkamutesha umutwe. Ari n'akandi kantu nkunda. Nkunda kumufata cyane nkamuhobera nkamugumana numva duhutse. Wallahi nkamufata ariko wumve ngo hahandi cyane nkamuhobera nkamugumana nkamurekura. Ibyo mba numva havuyeho nk'imyaka 5. Bigaragaza ko ufite urukundo rwinshi cyane. Ndarufite ariko ntajugunya. Biragaragara nk'umuntu umwe. Ariko mpamvu mbwira babandi bose approachinga bahebe sefini. Iyo warakaye reaction ukunda gukora ni izihe? Ndaceceka. Iyo narakaye ndaceceka. Simvuga ndaceceka gusa. Okay. Niki kimara stress kuri Jenny yo yarakaye? Ikintu kimara stress iyo narakaye nuko ngira amahirwe yuko umukunzi wanjye amvugisha. Burya nta bantu babana ngo ureke gusa naho urakara ho gato ariko iyo amvugishije agatambwira sheri mbabarira. Ajya kurangiza bya bindi byose bigurutse. Sheri mbabarira niba nakubabaje mbabarira. Bita birangirira aho nubwo nabameze gutya bitanseka. Atari umukunzi wakurakaje undi wenda nk'umwana yankoreye ikosa. Apana umwana wawe undi muntu tukuze. Nta undi muntu ujya ndakaza. Umuntu ndakaje gute? Ankoreye iki gitumye ndakaraza? Kabone nubwo yajya hari akamvuga. Iyo mvuze ubwo ndaseka. Amubwira komeza ahubwo sha nyamamaza. We komeza uvuge. Nutanyamamaza ntabwo nzamenyekana. Nka message comment njya mbona zinuka. Iriya ndayikunda cyane. Ndavuga nundakaza nkabona aramushubirije. Undakaza nawe nkabona arantutse. Nanjye mitavuga ntoke nakomeza tuke. Nakomeza tuke. Na kintu bimbwira. Iyo wishimye none. Iyo nishimye. Harya buriyo nishimye nkora iki? Ndaseka nyine. Nishimye ndaseka. Ninde uheruka kubeshya? Umuntu uheruka kubeshya? Se. Bakira umwana mubi uzi ko agira ngo uramuzi. Merutse kubeshya umumama
ni umumama twari dufitanye gahunda yo kujyana mu bukwe urumva none arambwira ngo nishaka imikenyero iyi n'iyi mubeshya ko imikenyero nasanze umudamu yicuruza adahari ngiye gupfa gufata iyindi uwo niwe nabeshya kandi ntabwo nari nakagerayo nari nyiri mu rugo ndambwira ngo nasanze yafunze ngo ngiye kujya mu mujyi ifata iyindi ni icyaha Imana imbabarire nawe mbabarire waramusabye imbabazi ndaza kuzibisaba musabire mu kiganiro nambabarire Jack imbabarire narakubeshya yes Jen nicyo ushaka kubwira abakunzi ba Jen kuri kamera za BigTown TV nabo ufite kuri Jen show si uko nguko yitwa yego urashaka kubabwira iki abakunzi banjye bo kuri BigTown ni benshi ntago navuze umwe nkavuga babiri amazina yabo abandi bavuga bati ko tatuvuze ndabizi ko muri benshi ndabakunda cyane muri abagaciro kuri jye muri abagaciro mu kugiraho mumvana naho mungeza abakunzi banjye bo kuri Jen show ndabakunda cyane cyane kandi ndenda kubereka umukunzi nkuko nabibabwiye kare ndenda kubereka umukunzi bitazaba akamenyero ngo zajya ngenda mwamamaza hose kuko mwarabimbujije ariko nimumubona rimwe muzihangane kuko ndagira ngo mubereke nta bundi buryo nabereka ko ntakiri jyenyine nta bundi buryo nabereka ko ngifite agahinda cyangwa se hari ibikomere ngifite natewe n'abantu nashaka kongera kuvuga gusa sindi jyenyine gusa mudusengere n'umukunzi wanjye kuko ndumva hari agacu k'ikintu runaka kandi tuzabibereka tuzanabibabwira kandi ntabwo byimbizi ntabwo navuga igihe kuko nigeze ntanga igihe kuri X uramukundira iki birambabaza uramukundira iki inde sheri wanjye wawe iki Bertira wanjye yambabariye kumuvuga izina ndagira ngo mumenyere ngira ngo wari ugiye kuvuga izina rya okay Bertira mukundira ko ari umunyakuri ntabwo ajya mbeshya nta tuntu tw'uducakura agira nta kundi ibintu kuko aranabyifitiye ngira ngo mbwire abantu ko cyangwa akaba ari nk'akabazo umuntu ashobora kugukunda ntacyo agusaba nta n'icyo aguciye nta gushakaho ubutunzi kuko arabwifitiye nta gushakaho ubwenge kuko yarize nta gushakaho ubwiza kuko hari beza benshi bakurusha ubwiza ahubwo wenda yakunze umutima wawe ukumva namukundiye umutima agira namukundiye ubumuntu afite namukundiye ukuri agira n'ibyo uri mu rukundo nabyemeye ntago ndimo naguyemo waguyemo naguyemo kandi nishaka nzapfireyo ikabisa mbese nzihwerereyo ni byiza nisinzirire Bertira uzamubwire ngo ndabifuriza ibyiza byinshi cyane noneho ndamuhiga tu nawe aragukunda ndabizi ndamuhiga mpaka kuko namukuye kuri BigTown nkuko nabivuze aragukunda cyane munsurize cyane mubwiye ngo nanjye ndamukunze cyane sheri bagiti ngo aragukunda kabisa that's what's up turi kumwe na Jenny kuri kamera za BigTown TV byinshi twabiganiriye Jenny nguyu hana ibyo ushaka kumubwira ibyo ushaka kumubaza sheri we ntago mwiteguye ko tumubona munyizere ko ebana vuba cyane nzakora ibishoboka byose mbereke umukunzi wa Jane mushasha noneho ubu ngubu ndakeka ko bitameze ko kwa kundi nk'umu ex we yakomeje kwanga kumuvuga izina ngo ni umu ex ya Jenny niki yacecetse okay nigiye rubajije nari nagiye kare nagiye kwa sheri ubu nibazaga gahunda dufite ubu nagiye sinumvise n'ibyo yambaza subiriramo no ex niki ne expired nyine ni ikintu kiba cyarabaye pirate kikabaho mbese wari wajya kugura naguze sheri wanjye yaguriye yawurute ngiye kubivuga byose tuzadukora cyane mbivuga anguriye yawurute twari tugiye mu rugendo umva maze kuyinywa sanga yabaye expired ubwo rero ex nawe ni nk'iyo yawurute ariko bisiko mbegeranije ngasanga ari byo we mu gihe cyari nka yawurute ariko ubu yabaye expired ubu mfite ice cream Bertira B bivuga ngo B
ice cream. That's the stuff. Yes, murakoze cyane gukurikirana BigTown TV. Jenny twaganiye byinshi ariko vuba cyane ndakora imbaraga zose zishoboka nzabereka umukunzi wa Jenny. Yabyanze yabyemeye njyewe nza gerageza mu nzira zanjye zishoboka zose ariko tumubone BigTown maze tuzaganira byinshi. This is BigTown TV cyo mugomba gukora murakizi no gukanda subscribe and then mugakurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. I go by the name Back T behind the cam ndi kumwe na sister Nina. Big up to yourself nawe urimo gukurikirana BigTown TV. Big up to yourself. Don't forget to smash that subscribe. Gahunda zose ni fresh sana. Until next time, ciao ciao.